Fyoto. Dina. Bakurikirana. Ushiro choko. Barisho ko wari uri ngaje ha. Esakureza sha. Esakureza. Já se almoçou. Já bem, cara, se olha. Niriwe. Zero. Twari tuje kwishyuza amafaranga y'ibishingwe. Abagore areza. Bigaruka-Epsode barabanje abagore. Nkuko nabikubwiraga turimo kwishyura turi kwishyura amafaranga turi kwishyuza amafaranga y'ibishingwe kuri ahangaha biragaragara ko mwebwe murimo amafaranga agera mu 10,000 kwishyuza amafaranga y'ibishingwe turi kwishyuza amafaranga y'ibishingwe Agwareja ariko ndashaka amafaranga ndashaka amafaranga Oda narakwinginze ngo wikinjira mu buzima bwanjye uranga ubwinjiramo urabwangiza ariko nagira ngo nkumenyeshe ubu ngubu tumeze nk'amazi Pause. Hello? Oui, Oda, ni Lina. Amakuru ntabwo ari meza. Nagira ngo nkubwire ko bya bintu wankoresheje burya nisanze natwise. Kada? Ayo ni amakuru se mabi. Urabura gushima Imana kutwita. Hari abandi byanze. Bararyama. Barategereje barahebye. Newe, nta mpamvu yo kurakara umukobwa mwiza. Mwese kutari namurushye ku buryo tutabana. Ahubwo igisigaye nuko twapanga ukazaza tukareba uburyo tubigenza tukaditegura n'ivuka ry'umwana. Nta kibazo. Naho ubundi iyo ni inkuru nziza. By the way, byanakozwe mu nzira zitari nziza nyine inzoga zabinkoresheje ariko uwo mwana n'umuziranenge ubwo twafashije Imana ko reka tubonane. Yego. Karibu rero. Nuko rero cyagiye nari nananyoye ariko rero nabizi Urakoze cyane. bambwira cyane nawe yandi makuru ni kwa kundi nisanze n'umuti nyine birandemerera cyane. oya ntabwo bikwiriye kukuremerera kuko bari tutarahura. Ni n'umugisha wagezeho kuko n'ababikora ntibatwite. Twita n'umugisha. Rero humura. Nta kibazo umwana n'uwanjye ndetse niba udashaka ko murongora. Ariko niba ubyemera umwana n'uwanjye nawe uri uwanjye. Ntubyite iby'inzoga. Umugabo nyakuri ni uwashyima responsibility akamenya kubyitwaramo neza. Nawe ngiye kujya muri Canada kwiga ariko ntugire ikibazo ndagusigira
amafaranga kuri konti wacuruza wagira ute ukayabyaza umusaruro ariko n'umwana ukabasha kubaho tuzajya tuvugana kuri telefone nzajya nza muri vacances mu musure numva nta kibazo sinzi kubyakira ibyo nabyo ndumva nta kibazo kandi no kurakoze cyane utandukanye aba basore njya mbona hano hanze baratandukanye cyane yakwibaha si amagambo kwibaha n'ibikorwa nabikubwiye responsibility mu organisation urakoze cyane kandi ndagushimiye cyane dore kubaho nuko ntakundi ahubwo marika nkajya hano inyuma gatoya ndaguketse ngabigenda okay merci uzabyara uheka igikoma ndatinze aya ntabwo utinze ibyo naketse si byo kubeza kandi ku buzima bwacu nanone naho rero byabayeho byatumye mva ku nzoga inzoga si ikintu aho kugira ngo mbure ijuru kubera wowe ntihoreye. Yes, Patrick. Wow, wakize? Oya, ntabwo ndi mu rugo nari ndi ku kazi. Nagiye muri office. Ntacyo nubwo nendaga kuhama ariko nagutegereza. Merci mon frère. Merci. Ahubwo wowe nagerageza uko nshoboye kose. Mfite Ni byiza. kumva ari byiza noneho ngo Rego umeze neza. ariko ubwo umwana we yavuyemo no kwihangana gusa bitewe n'uburozi wanyweye ushobora kuzatuma nyine utazongera kubyara. Utabwiye ko ntazongera kubyara kubw'uburozi nawe. Ubuzima bwanjye burangiritse. Ihangane. Nkaharanira kubona iryo juru ariko nkihorera. C'est Rurahiye. Biteze. Umva ntabwo byari byoroshye. Urabona urya munsi wawe. Umukobwa nasanze bita Zari. Yego ndamureba. Umukobwa naramukunze pe.
ariko byaranzinduye njya kumureba nagezeyo mpuriraho na muramu wawe anterwa akajwida nabanje gukeka ko ashobora kuba yanyitiranyije nawe ariko naje gusanga atari ko bimeze ahubwo nawe aramukunda byo gupfa kandi nanjye ntabwo ndi tayari kumureka umva Patrick mwana wa data urabizi iyi famiye ntabwo idukunda yego mbabarira ndakwinginze uriya mukobwa Zari nibagirwe mbese umwibagirwe kuri nivo yuko wumva ko wafashe n'agashifo ku bwonko bwawe ugasiba umva bigaruka twumvikana umaze gushaka muri aba bantu none utangiye guhinduka wibagije misiyo dufite muri iyi famiye turi intega amatwi nkubwire ntabwo nirengagije ko batwanga imitungo rwose imwe n'imwe uhereye kuri hoteli rero n'ariya mazu mbese uko nabigusobanura urabizi ariko hari amakuru agomba gutuma misiyo idindira kubera iki maze kumenya ko hari konte bafite imaze imyaka 18 uranyumva neza 18 irabura amezi 7 iyo konte bayibrokoye iriho amafaranga nanjye ntazi umubare ariko navuganye na madamu mbwira ko ari menshi nimba wibuka neza dufite imyaka nk'itandatu ahantu papa yigeze atujyana kudutembereza ahantu hakundaga kuba hari ibikinisho by'abana aho hantu hari inzu ihari ikabuga iyo nzu ni yacu bayimukiyemo vuba hari n'indi nzu muramu wanjye mukuru Audace yimukiyemo so izo nzu ayo mafaranga turayashaka okay ibyo ntacyo bitwaye ariko ibintu byo kumbwira ngo Zari ngo mwibagirwe ibyo ntibishoboka ko n'ubundi iriya famiye ntidukunda ntigeze idukunda natwe nta mpamvu yo kuyikunda no mercy bigaruka no mercy I'm telling you brother Patrick wanyumvise uriya mukobwa anyway tuzaganira ntisi umaze iminsi ugiye mu biki ku buryo muri umuntu warwara ntugire n'aho arwariye mama nanjye ubona aribuze ni akazi kenshi ariko amahirwe dufite nuko atanatinze mu bitaro ejo nakagombye kuba naraje ariko none muranananze noneho wari usanzwe uzi ko muramu wawe afite impanga ari mbizi ntisi umwana wawe ndabizi mama urabona we yambaye dogiteri mvuze dogiteri nawe utamubona uriya tumeze gutya iminsi mike ushobora kubona umukazana nabura nawe ureke muri umuntu wawe uriya nzamura puresha nawe ubwo atisize yizirikira ku gakobwa katanamukunda na rimwe ibaze ko ejo bundi yarishe umuvandimwe wa muramu wawe nk'ibyo biba twari kuzabisobanura hehe ngo abavandimwe bapfuye umugore keva aratunaniye ariko buriya ni imyaka ibyo muvuga byose amara ndamukunda kandi ubwo uzaza kutwitambika mu rukundo rwacu ariko mwana wanjye ntukajye urwantara ni mu bakwe bacu uzi kuki batanyubaha wamarira umukobwa ko abakobwa batabuze urizirika ku mukobwa utagukunda urabona byakumarira iki zibaho nawe nuko bitigeze bikubaho
iyo nawe biramuka bikubaho nyine ugakunda umuntu nkawe nkuriya nyine nawe ugakora biriya bari kuvuga nk'ibyo ngibyo. umva mwana mbwiriza urya akagira ngo umva Keve ntabwo wakagombye kubyitwaramo gutyo umenye ko hari ari mu bakwe bacereka. muri telefone hajya uhisemo gukora alimentation cyangwa ni salon de coiffure? ndacyakora analize reka ikibazo cy'inda cyandikije gusa ku minsi nahaye bigaruka uyu munsi ni wanyu. uyu munsi uyu si kwa kwiyo telefone umva bizagenda gutya. ntagira njya kubwira nijoro nahamagaye bigaruka ndamubwira nyine ko nimukiye umusaza wanjye ariko hano rero ari mu nzira ari kuza ndakeka agiye no kuhagera. uyu munsi ni wo wa nyuma nahaye bigaruka bikarangira. muremure wambaye amakositimu ufite mu maso harehare ngo ntibikabye niwe sheri inda yacu yavuye. nakujyana muri dusha kwereka. ariya maraso mbonye yuzuye arembye kuki utampamagaye bikiba ko mba narakujyanye kwa muganga bigishoboka byibura bikarokora umwana wacu. sheri ndakumva. umuntu bita Zari uramuzi? Zari se niwe wagize uruhare mu kuvamo kw'inda y'umwana wacu? erega mubwiza ukuri n'ubundi byararangiye byose ntacyo ukimuhisha. Zari rero yarampamagaye turahura ampa ikinyobwa ngeze mu rugo niko byagenze kuriya byagenze. muganga nagiye kwa muganga arambwira ngo inda yanjye yakuyemo n'ikinyobwa kandi ikinyobwa mperuka kunywa nicyo Zari yampaye.
ubundi mama yagiye umukecuru wacu yagiye muri Mozambique. Mozambique gukora iki? Yatashye ubukwe. Burya Mozambique tuhagira umuryango mugari. Komera. Cheers. It's so sweet. Mom, Brother Kevin, Yes. this is a great day because it is a special day to our family. The one you are seeing right here on my left side, she's the queen of this planet, of the whole universe. She's the one who has a private room in the private garden of my heart. Her name is Julie. turabyishimiye tumuhaye Won't you clap? turakwishimiye tuguhaye ikaze mu muryango. She says she's happy to see you, to have you in our family. Thank you so much. Thank you. Oda waduha uburenganzira se tukaba twamwigisha gusuhuzanya bino by'ibanze mbese. Mom is asking whether they can teach you how to greet your, mother tongue. It's okay. No worries. It's okay. Amasho. 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 Yeah. Amasho. Yeah, when she greets you like amasho, she makes allusion to great many kettles. She is wishing you to have many kettles. Amasho, and you respond amashongore. Amashongore. Please go and see. Dasi wowe kutarya bite? Kutarya oda. Yeah, I'm going to eat. Okay. Niri naraje.